ndabasuje mwese muri kumwe na Dr Phone Seti. Murihanganira ijwi ntabwo rimeze neza ariko nta kibazo, ntabwo byatuza gukomeza kwiga. Iki ni igice cya gatandatu kuri software. Uyu munsi tugiye kwibanda ku ngingo ebyiri. Icya mbere nicyo bita bootkey cyangwa se bootkey, icya kabiri ni recovery mode cyangwa se boot mode. Ibyo bintu bibiri ni ingenzi cyane kugira ngo ubizi ku ruhande rwa software ku ba technicians. Noneho turi buze kubanza guhera kuri recover mode cyangwa se boot mode kugira ngo tuze kubasha gusobanukirwa bootkey icyo ari cyo. Ngo mubireba aha dufite amafone atandukanye. Iyo tuvuze boot mode cyangwa se recovery mode, nuvuga ngo iyo ugiye gushyira iyi phone kuri computer waramaze kugira software ukeneye cyangwa se tools. Iyo uyishyizeho kugira ngo iyo software ibashe gusoma iyi telefone, nuko uba ugomba gufata kuri aya mabuto. Irya mbere ufata kuri rizimya ndetse no kuri ryongeza volume, ugakandiraho icyarimwe uku nguku. Iyo umaze gukandaho nibwo ushyiramo USB. Noneho ubwo nibwo software ibasha gukurura phone ugiye gukoraho. Noneho murareba hari icyo twita recovery mode, nayo ndagira ngo nyibereke. Murareba aha batumwe ngo no comment. Ahangaha ubwo ibiri muri boot mode nibwo wayicomeka kuri software yari yose ikaza gukora mu buryo bwiza kandi bworoshye. Icyo utarakimenya kenshi urayicomeka ntikore. Rero tuvuze recovery mode, turabanza dukuremo iyi comment kugira ngo ubanze uyirebe uko bimeze. So ahangaha ndumva murahamenya yuko dukanda iri buto ndetse n'iri rimwe. Niba utazi uko bikorwa ujye muri video zacu zabanje, uri buze kureba uko tuyikuramo iyi ngiyi tugeze aha. Gerageza. So uburyo bwiza bwo kuyikuramo hano, dukanda ahangaho hakanda rimwe ukabanza, nyuma ugaherutsa aharuguru. Iyi niyo twita recovery mode. So iyi recovery mode iyi nayo akenshi muri software hari igihe tuyikeneye kugira ngo tuyifashishe. Ibi nubyumva ukabisobanukirwa biragufasha gusobanukirwa bootkey. Nkuko tubonye iyi recovery mode cyangwa se iyi boot mode idufasha kwinjizamo USB computer ikabasha kuyisoma. Ni nako bootkey imeze. Ubwo ni itushe kuri izi za gatushe ariko rikaba rihagarariye bootloaders, akaba ariyo twita bootkey. Noneho ndagira ngo nayo tuyigenzure mbereke uko iboneka. So reka tujye kuri bootkey. Yo ndabanza nyisobanure kuko byimbitse, niyo nari nashatse kuvugaho. Nuko mbanje kuberekera urugero kuri smartphone, kuko no kuri smartphone birakenewe ngo bimenye, kuko utabizi ntabwo iyo software yabasha gukurura cyangwa se kubona ubwoko bwa iyo phone ugiye gukoresha. Reka yo twifashishe kubanza kubisobanura mu buryo bwimbitse. Mu magambo make, bootkey ni buto nangwa se ni itushe ritanga uburenganzira kuri computer bwo accessinga muri telefone. Umva ngo iyo urikanzeho niryo riba rihaye uburenganzira computer kwinjira muri operating system y'iyo telefone yawe. Noneho ikenerwa kenshi iyo tugiye kwestaramo rooms, tugiye kwa updatinga software, tugiye kuramo password yibagiranye, tugiye guhindura email cyangwa se kuyirepara, ndetse n'ibindi bitandukanye twakenera mu gihe turi gukora telefone ariko ku ruhande rwa software. Urumva ko iryo tushe ni ingenzi kurimenya, kuko niryo rituma computer ibasha gukora ibyo ukeneye kuri iyo telefone. Noneho rero wakibaza ngo waribwirwa niki? Ubundi hari icyo bita the common keys. There is common key.
mu ya mbere dufite hari top left key. Wenda reka dukoreshe kubereka ingero kuko phone ziri aha, bivuga ngo aha nibwo birumvikana neza. Hari izo bita common nangwa se rusange zikunze gukoreshwa, nizo tugiye kuvugaho kugira ngo uzimenye. Urugero kuri telefone rusange ya mbere dufite ni iyi ngiyi. Ubwo iyo umaje gushyira muri software yawe, umaze kuyiconnectinga, ugiye gukoramo password n'urugero cyangwa se gukoramo ibindi nkuko tubivuze, ubanza ugakanda ugatsindagira, noneho ukabona gushyiramo USB kugira ngo tujyane intambwe ku ntambwe kugira ngo buri wese abashe kubisobanukirwa. Uvuga ngo iyo umaze gufata bateri kunguku, wibuke ntabwo bateri duhita tuzishyiramo byose bizasobanuka. Iyo rero ugiye gucomekamo bateri ubanza kuba wafashe ahangaha, iyi buto ukaba wayikanze cyane, noneho ugacomekamo bateri uhita ushyiramo na USB. Noneho ibyo biraho uburenganzira iyi computer, data ziri muri computer zigiye kuza zinjiye muri phone kuko twayihaye uburenganzira dukanze kuri boot key. Boot key rero nkuko nabwiye hari za common hari za common. Uvuga ngo iya mbere boot key ishobora kuba iyi ngiyi, n'aha mbere. Aha kabiri ishobora kuba ahangaha. Ntabwo ndi kuberekera kuri iyi phone gusa, ndi kubereka muri phone rusange za SPD bwa Pictures Mobile. Uvuga ngo ishobora kuba aha, ishobora kuba ahangaha, ishobora kuba aha ku tushe rya 0, ishobora kuba kuri star, ishobora kuba ahangaha, ishobora kuba ahangaha ku rwego, ishobora kuba naha muri home. Ni nako ishobora kuba kuri phone zimwe zigira itushe, gusa hano hari itushe rikorana na kamera, ikaba nayo yaba boot key, nabyo birashoboka cyane. Noneho izi ngero mberetse ndongera nzisubiremo kugira ngo uzitegereze igihe usacinga nangwa se ushakisha boot key, ujye ugenzura aya matushe ngiye kukwereka. Irya mbere ni iri ngiri, irya kabiri ni iri, irya gatatu ni star, irindi ni 0, indi ni dièse nangwa se urwego, indi ni iri umuhagati. Ayo niyo matushe n'iyi, ndetse hari phone zasanga n'iyi nayo ari uko. Noneho aya niyo matushe twifashisha iyo dushaka boot key iyo tutayizi, ariko hari phone uzasanga boot key zazo zizwi. Urugero ndaguha urugero rw'iyi ngiyi. Boot key ntuzayishakira ahandi wirushya, ni iyi ngiyi. N'iyi ngiyi boot key yayo ni iyi, n'iyi ngiyi ni iyi. Iyi boot key yayo ijya uba 8. None uvuga ngo phone ziratandukanye, uko zitandukanye ni nako zitandukana boot key yayo iyariyo. Noneho iyi boot key ugomba kuyimenya ukayisobanukirwa neza kugira ngo ubashe kwaccessinga muri telefone, waba ugiye guhindura gukora update ya software, kugira indi rooms westaramo. Ubwo harimo flashing, harimo gukuramo password, harimo kurepara email, ndetse n'ibindi wakenera mu byeshanye no gukanika telefone ariko ku ruhande rwa software. Nizere neza yuko usobanukiwe icyo bita boot key. Iyi boot key nutayimenya ntabwo computer izabasha gusoma telefone. Urugero ku bantu bakoresha no za Miracle Sanga na za Miracle Box n'izindi, ngo utazi boot key iyi phone ntabwo wayibasha, tibishoboka, utayizi ntibishoboka. Ariko ku ruhande rwa MTK, kaga phone ni MTK murakareba, akangaka kaba gafite boot key ariko yo iri automatically detected. Nivuga ngo iyo ukimara gushyiraho ako kanya irigaragaza bigakomeza, si ngombwa kwishyiramo, wemeza kuri auto detect. Noneho urumva yo ihita yikura ubwayo bitagoranye. Ko kuri SPD nyinshi no kuri bwa RDA na call send zo zigenda zikenera yuko ugomba kubuzi boot key yayo. Iyo umaze kumenya boot key ubusigaje kumenya icyo bita bootloader. Bootloader nayo ni ingenzi. Muri video ikurikira tuzabasobanura bootloader imikorere yayo, tuyibereke, ndetse tuzakora receipt cyangwa se tuzakora urutonde rugaragaza telefone runaka na za bootloader zazo, kugira ngo bijye bifasha benshi uruhande rwa flashing, password n'ibindi nk'ibyo, ijye bafasha cyane kugira ngo biborohere. Nizere ko ibi bintu ubisobanukiwe. Kandi ikindi turakumenyesha ko dufite groupe yacu y'abatekinisiye ababoneka muri Uganda,
baboneka muri Kenya, Rwanda ndetse n'ahandi. Ushaka kuyijoyininga rero urareba hepfo y'iyi video hari link, noneho ujoyininge iyo WhatsApp ni y'abakozi b'amatelefone ku ruhande rwa software na hardware. Ikibereyeho ni ugufashanya, no kugirana inama mu bikunaniye, ukandikira ugafasha bageze bakagufasha, nawe ugafasha abandi, nuko no gufashanya gusa nta kindi. Kujoyininga no ubuntu. Thank you for watching. Wibuke gukora subscribe kuri iyi channel, kandi tukurarikira gukomeza kwita kuri amasomo, kuko nyuma nituva muri harasigara nka video 2 za practice gusa, zo mu magambo gusa. Noneho tukizera ko izindi video zizakurikira nyinshi zizaba zo gushyira mu bikorwa ibyo twize. Thank you. Bye.